mukomeze mwumve hafi kandi ko ntabikubwiye asa unanarusugiwe mutarabyarana yenda usanzwe muri hafi nabuzima mfite muri kagani bwatuma niyahura kandi nihaza niba bituma niyahura bizaroreye kare ubiyame mana ya ubiyame bagushyire hasi ubwabo niba bari gushaka amatiku bagushyire hasi babanjire hasi ubwo bugabo babuhure n'ibyabaye byarabaye byaranaraye nta bindi ndaba ko bakomeza no kwishyiramo ngewe uwafashe ngo rikodi yewe ufata rikodi ngira telefone n'ubu telefone yanjye nanjye mukazi sinagize muri telefone yegisa ndafata rikodi zawe ngendo zifata zo zimariye waba ufata hari izi zirimo hari rikodi mbi n'ubundi waba ufata zirimo ubundi nagufata rikodi ngewe zifite nawe cyane niba gufata amarikodi ngewe amarikodi cyangwa hari ubwicanyi ngambana nawe hari ikibi ngambana nawe kuburyo nayo gufata rikodi ibyo nakuze se tubaza umutima ngo ni urugamba nyine bashaka ko wenda nawe winjira mu bintu by'amagambo ubihoreze habaye hari ikintu wakora mukavugana bikarangira ibintu byose mukabishyira hasi nabureka mubwire ubu naho mwagenda mukavugana agakoma bakajabumishije afite icyiyumviro njyewe niba ashaka ko ngaruka mu rugo nateranye iwabo ateranye n'abantu bose yabwiye amagambo bose arangiza ubundi ansaba imbabazi atari ibyo ngibyo akigize nanjye kibazo zacu cyiza nanjye menye yuko umugabo iyo asize umugore twe turamwirongera ko waba warataye umugore nanone bwa kabiri ubu utari kumwe n'umugore nibyo cyangwa si mu ijambo rimwe gusa ntabwo ari ibyo kuko nagiye kugenda twabivuganye kuko ndi mu kazi nta n'umuntu utazi koko ndi mu kazi kandi nanavugana nawe nta mutima mubi n'umwe urimo uri mu kazi wowe wavuye mu rugo ugiye mu kazi ntabwo wataye urugo navuye mu rugo ngiye mu kazi arampakingira nta n'amafaranga nari mfite yo gutangiza bitewe n'akazi nari ngiyemo ko urumva niba umuntu aba ahantu yitunze bivuze ngo nagiye twabivuganye mpakinga imyenda ni nayo wampakingiye mpaguruka mu gitondo ngenda ntanishimye ari mwanya wo kunyandikira amamesaje ndayafite urayafite ayo mamesaje yes amamesaje ndayafite nari nanagiye no mu kazi arambwira anyandikira ambwira ati ndakwinginze ndashaka kuvugana nawe ndamusubiza ngo nta kintu mfite cyo kuvugana nawe ahita yandika amamesaje arenza ngahe no mu kiganiro amwe n'amwe nakoze kuri za burica hamwe nabo narayasomye warabibonye warazimusabye se koko warapfukamye uriya mugabo wo guteka witwa umunyabyaha nahuye arandeshyira abana ibintu nabyo uriya mugabo sinuruka nawe sinzi n'uko ameze ndetse nta n'ubwo nzi uwahawe mureke twongere tubasuze mwebwe mwese abakunzi b'umuvugizi TV Rwanda ndetse no kuri Nyako amahoro y'Imana bane namwe urukundo rw'Imana rubaganze ineza y'Uwiteka ibishimire cyane turabakunda nta wundi ni Bobo rero sinje njyenyine singarutse njyenyine ngarukanye n'uwitwa Pastor Justin atangiye kureba ahisa higeze mwari muri ariko Justin mumeze fresh urebye harabura iki buriya Bobo reka nkubwire n'abantu bose badukurikiranye yaba n'abadukora surprise ukabona nk'umuntu agoye nk'amafaranga cyangwa se igitekerezo uzi ko umuntu ashobora kugura 100,000 yari afite bazamutereza ejo cyamana
bijya bibaho se harimo nka banki miliyoni 200 abasigaye miliyoni akakweramo 5,000 ukarya wagize ngo byabuza banki kuza guteza cyamunara koko se bivuga ngo icyo nari nshatse kuvuga ni ugushobora kugira ngo nta muntu wese uriho n'udukurikiranye hari ibibazo afite nuko bitari bimwe buri wese afite ibibazo byiwe buri muntu umuzigo wake nuko icyo nzi cyo nuko buri wese hari umuzigo afite okay harimo ariko ahandi nari ndapfa kundera ko ufitiye mikoro gusa mikoro yawe ndagasumba uko ndeshya uku nkaba nari nayifasha ariko cyo nzi cyo birimo icyo birimo uri kumva nta muntu udafite ibibazo urabona nawe urabifite ngenda bigize reka dushimire umuntu wese udukurikiranye yaba umuntu ukurikiranye umuvugizi ese ko wiyakiriye kubera yuko impamvu hari ukuntu abakunzi banjye baba bakunda vabu nyine zituragurika ngenda tuje batuje kandi hari umuntu wambwiye umuntu aravuga ndabikubwiye ze bumuga ngiye nizo ntavuga simfite umunwa aha Justin rero dusa nkaho tumaze iminsi dukorana ibiganiro kandi byiza abantu bari gukunda nubwo iyo baguhitura njye bakanyihorera nta muntu ujya umwitura wewe gusa njyewe ngira abantu banyikundira higanjemo urubyiruko higanjemo ababyeyi n'abapapa bakuru banyikundira nyine ntabwo nataka nk'ubu narayimpositinze ko nari nkoze impanuka ikomeye itanakira ubutumwa 1000 mu isaha uri kumva by'ukuri abantu nk'abo baba bakwikundira kandi nari nabasobanuye ko ntapfuye ntanakomeretse niyo mpamvu batari gukanda akanyenyeri ariko buriyo nza kubabwira uti nakomeretse bari gukanda akanyenyeri umva mfite nka miliyoni ariko ngiye mbabwira nyine nagize ikibazo buriyo n'umuntu udukurikiranye noneho akantu ngiye kumubwira yego akantu ngiye kubwira ngo nkurikiranye ndashaka gukanda subscribe nicyo cyonyine musabye uyu munsi ahubwo reka nkubaze ndabona iriho wari ugize ngo nta mikoro irimo anyuze ngo ekuteri mikoro nticometse iracometse akondesha kamera yawe ivuga kurusha wowe nyine uri kumva ahubwo umumama wayimpaye Imana imuvugisha arashaka kuzanka ngo yindi nini cyane haka abantu nk'abo ntimba mbana nabi ntabwo ubana nabi ahubwo uboneka kuri kamera gake buriya abantu ba showbiz rero bafasha ukora buriya mboneka gake muri ino minsi akomensi ishize ko nagaragaye ese nanjye reka nkubaze ako buriya nta hantu yanyuragara buriya ntaho byanyuraga hari umubosi mwakoranaga ariko ari gukorera ese umuntu yagufashiriza mu murima wawe ako wamugane uvuga ngo njyewe ni ikinyamakuru nkiri kuri nyako ndi CEO ukuri nyako njye ugufatira imyanzuro mwaragafashe none wagira ngo njyewe hagize uwunshingira YouTube channel oya weho ukora ubona ibikoresho utundi bazatugufasha ibikoresho mfite yuko nashinze channel y'umugisha live ntimundeba ntimugira gute ko sari umwana ukura ngo yateyuzure ingobyi bobo utaragira amezi 2 iyo cana ifite sabu 1000 zirenga izo sabu 1000 zirenga njyewe nazikoreye ryari urumva wakumbirwa ngubwiye igihu sabu 1000 kuzibona wazujuje ryari nonge barakandaga bakanazikuraho ngo bamwe baragwanyinje umuntu tukora kabwo tuzangura njye maje kugwa sabu 100 Ana numbwira ngo mora ndepetinga ikiganiro ngo nyumva buri mwanya nkwinjira nayo mbabwira ngo ku cyumba kenshi ahubwo bamunshyira mu kaga oya cyane oya ari email imwe ni ikibazo
ntabwo ari ikibazo. ndaza kukubwira inyuma ya kamera. keretse ari email yawe. ndaza kukubwira inyuma ya kamera. Oya. ndaza kubigusobanurira. Uyu munsi wa none impamvu ugiye kunsobanurira ibintu ari bibabwire se hano kuri kamera byumve. dore reka nkubwire. Ubu uyu munsi wa none dufite abantu muri Amerika no muri Canada baryama bashizemo cano yo kuri nyabo. Urumva? Abo batuma amasaha yacu azamuka tukanahembwa. Ariko buriya uzi YouTube abantu ibara. Email yibarira rimwe. None se email nimba yibara rimwe ibara ku kiganiro ikirebye ikakirangiza gusa. Cyangwa igihe cyose. Oya, iyo gisubiyemo bafata nka trisha. Kuri gutrisha ari wowe uri kubyikora ntabwo uko ntabwo babazi buri wese aho ari. Bafata nka trishe kuri gutrisha nyine kugira ngo uzamure ibintu. YouTube ibara email imwe. Iyo yisubiyemo rero nzi ko nyiri email ni ureba. Iyo yisubiye iyo views ye ibari impfabusa. Iyo yisubiyemo rero wayirebye. Kiba kuri kutuzamura. Ahubwo buri gutirisha. Ako nako nakandi menye. Noneho ari igihe ya email iri gutirisha atongera kuyana notification. Nyamuna mujye mufungura ikiganiro mu kirego kirangira mutagereza ikindi. Cyangwa musubira inyuma murebe ibyo mutarebye ariko gusubiramo ibintu mwarebye. Abandi amugumye mu yishyiremo. Bagiye barepeti barababwiye ngodo. Ikiganiro cyangwa gihora biba ari kubwo ku muntu uri mu Rwanda gusa. Konjya abandi bamwe mu time azamuka. Twikorera ikiganiro uzabimenya. Twikomereze. Twikomereze. None se uyu munsi none ndeba nkajya kuri banki nkazahemba. Nimena. Mwamfara winze ko ndi umuntu wanyu nanjye nkajya kuri banki ko ntaho ndaje sinza hihereye. Ibintu byawe rero biri no hejuru birimo n'umugisha urenze umwe baramanutse babizana. Nucunga neza muri YouTube yo mu Rwanda n'umuntu wa mbere ushobora kuba ufite umugisha ariko kenshi na kenshi iri umukobwa ari mwiza. Ako umukobwa ari mwiza ariko ntamenye ko ari mwiza. None hari n'ukuntu umugore aba afite urugo rwiza abandi bakabimumenyera we ntamenye ko afite urugo rwiza. Ubushatse kuvuga ko ibyo ni ibiganiro bindi dutanga ku bindi binyamakuru bitwishyura nyine. Meze neza nzamera neza. Bivuga ngo ubwo ndi umukobwa mwiza. Uyu munsi wa none nubwo nta gikoresho ufite pe ariko uri mu bikoresho. Ayo ni amatayi n'iza nyashu ufite zana. Ubwo ni nyashu urazifite. Ikindi cya kabiri ufite amaribori yitwa ko byibuze nta kinyamakuru kitakwakira. Wasana ninde wanyarya na sabubu yanyakirara. Ngiye kuvuga iki? Cyo wabuye kuvuga ni. Rero no kuvuga ngo bamugane bya bindi wasanga bizi. Ahubwo weho komerezaho. Wasanga cyo nakubwira ngo komerezaho ngaho. Wasanga bamugane ntabizi ko naba ndi imari. Yego bobo. Ubuse na Grace yanyakira kuri Grace official. Grace ikibazo mfitanye nawe ni kimwe. Icyambere mfitanye na Grace. Sinzi ibintu biri gusamira muri nuza yanjye yego. Icyambere mfitanye na Grace. Kuba atajyamo ibiganiro akabiha abandi. Aramaze. Iyo mpamvu rero nanjye wamuryamye igihe kinini uramurwanirira wagira ngo ufatanyije na Efuremu kujya kumusura. Yewe se. Ubona sari undi kuganira nawe. Kugiye havuze ngo iki? Saba ndukanyibwira nimba Grace y'ama platform ko ari ngiye ko ari we muziranye. Grace uyu munsi wa none rero Grace nta bintu byinshi ndi bumuvugeho ariko Grace ndagira ngo muri iki kiganiro musobanurira abantu. Kabiri ndashaka ko abantu bamenya Roger nindi.
ese ahurira hehe na Garasi? Ese nihe nyungu Roger ashobora kuba afite mu gusebya Garasi yego ndetse amujyanisha ibisebo kuri social media? Ese ni ukubera iki Roger yagiye gusebya Garasi yiyambaza Zaburi nshya ndetse akiyambaza na Plaisir? Zaburi nshya none niwe Plaisir uvuze Zaburi nshya buriya Plaisir azapfa, Zaburi nshya ariko ntizapfa. Ni Zaburi nshya buriya cyetse habayeho ko YouTube bazazisiba mu Rwanda ubwo nayo yasiba, ariko Plaisir azapfa, umuryango wa Zaburi nshya uzagumaho. Urakumvishe noneho rero buriya Plaisir na Zaburi nshya ni abantu babiri batandukanye. Sinzi nimba ubyumvishije. Yego rero reka aba bantu bombi mbabwiye twisobanane nabo bazi kundusha. Ndashaka kuza kugaruka kuri Efremu. Efremu mureka aremewe kamwihorera. Aremewe uriya mugabo narayamanitse. Uyu Roger yego akiri mu cyaro, yego Garasi niwe wamukuye mu cyaro, nawe arabyemera Roger, aramuzana arakura, bakorana umurimo w'Imana cyane ko Garasi ntabwo yapfuye kuzana Roger gutyo, yamuzanye kuko yamubonagamo impano yego no kuba yazamugira umuntu wo mu rusengero utabura. Ibi bintu abashumba murabizi tubiziranyeho yuko urusengero n'ubundi rukenera abantu baruhoramo cyane nka ku munsi wo gusenga runaka. Hari abantu muzakunda kubona badasiba. Uyu nguyu Roger akarya kwa Garasi, badasiba Garasi yagira digate, akarya kwa Garasi, akarara kwa Garasi, aranahaba. Oya yarahabaye murera nk'abandi bana. Oya igihe kiza kugera arahaba. None se igakuru ushaka ko nguhereza kumakanya. Sawa sorry. Jerekana ihera abantu amakuru. Yego nkuko mubizi rero no abantu benshi cyane nk'abana ariko batize batageze mu ishuri. Ushatse kuvuga nkande icyo kintu barakigira. Umuntu utarageze mu ishuri iyo umuhaye karibu mu bushuti, yego utarize nyine birenga ubushuti akanakumenyera. Yego akukumenyera, akinjira ahantu atakagombye kwinjira, akakubaza ibibazo atakagombye kukubaza, agakora ibyo atakagombye gukora. Bene ibyo bibazo rero byaje kwatakwa n'umugabo, byaje kwataka Roger. Roger aza kuva kwa Garasi, ariko aba bombi mbabwire bose baziranye icyo bita intege nkeya kuri buri mwumwe. Ku intege nkeya ku bijyanye n'iki? Uragira ngo mvuge ku bijyanye n'ubusambanyi. Iyo tuvuga intege nkeya abantu basobanure babyumve. Ubu ngiye Juste hari aho ngira imbaraga, ariko hari naho ngira icyo bita intege nkeya cyane. Umuntu wese nyine aho hantu arahagira. Naho utagira ko tefe. Hari igihe usanga aho intege nkeya hasumbye aho imbaraga. Abo ku buhanga bw'ibyuma muwe munkuriraho izo video mbahaye kuri WhatsApp mwe muzindabona dingira. None aho ngaho iyo ibintu bibi byarangije gusumba ibyiza, n'ubundi gihe cyose ugaragarwaho n'amafuti menshi cyane. Nibyo byandi avanga umwana murizi nta kurwa urutozi. Kubera ko za ntege nkeya cya gicu ugiraho intege nkeya byaje kurangira, icyo gicu ugiraho intege nkeya kiganjije aho ugira iki imbaraga. Yego ibi byabaye kuri Roger rero. Roger abaguye mu byaha uko bivugwa, yego n'abagore bagiye baza ko yagiye ababyaza. Uwitwa Garasi amukingira iki ikibaba. Ibyo ni ibintu bigaragara n'uyu munsi wa none mu nsengero. Yego byari ahantu nasengeye, hari harimo umugabo w'umukire yaraguze ibyuma byo mu rusengero byinshi ya korali yabagamo, amasembari, amatari, amapiyano nkangahe. ari Garasi yagura. Oya umuziki wa n'urugero ndi guhaba. Okay. Uwo mugabo aza gufatirwa mu cyuho n'abandi basambana. Itorero rifata umwanzuro w'abantu bankurikiranye benshi bo ku Gisozi wese bamumenye. Fata umwanzuro nako umuntu wese muri Paruwasi Gasabo asamenya ibyo ndi kuvuga. Kibazo yebwe ntabyo ndise. Ntabyo uzi nyine. Ese ibintu bya 2003 urabizi? Nari ntaravuka. Sawa rero.
erega uretse Yesu ugira neza njye ndi umusaza 2003 nari ntaravuka njye rero nibwo nakijijwe okay noneho babahagaritse kuko umugabo yarera zimwanditseho bucya abyukana gaheregisi utu dutundi imbaho arapakira ibyuma byose urusengero rubona nta byuma rugize ute rusigaranye ariko bavuga kaguti ibyuma ni ibyanjye dore fagitire pasiteri n'umudiyakoni mukuru na mwarimu n'ubu ntibarapfa bariho barazamutse baragenda bo ubwabo bajya gupfukama bamusaba imbabazi kandi abandi baragumya bagira ute barahagarika rero hari ukuntu ubuza amakosa y'umuntu hari abantu baba baziranye ku makosa uyu munsi rero Byiringiro yaje kugwa mu mutego uteye ari oya hari ijambo uvuze nshaka tusobanura ntitukace ibintu hejuru hari abantu baba baziranye mu makosa bivuga ngo Garase na Byiringiro hari aho bazira hari ibyo baziranye oya mu bigaragara nimba Byiringiro yabaye kwa Garase yego baraziranye ikindi wibuke ko Garase ni umudivorce harya yego rero uyu munsi kuba ari umudivorce Byiringiro yarabayeyo bakabana kamutureninga bakabana mu cyumba ukabona ko mu gihe Garase adahari yego ikinyarwanda ari icyumba rega ivuze ibyumba nk'abantu babana ukavanga akaba mu cyumba yabona bahita byumvikana ibindi oya mu bintu mbona mu bintu byo biba bigaragara urumva mu busobanuro bwiza yego buriya kugira ngo umuntu w'umugabo afate initiative yo kugenda gusebya nuko aba yarakwifuje akakubura none se ubwo tuvuge ko Byiringiro yifuje Garase yes ba muri targetize kandi yaramwitaga mama oya rero mwana nje ntago nshaka iki kiganiro kizana mu buryo bwo urumva ndagira ngo abantu badukurikiranye baze kumva ikintu cihishemwe indani Justin yiyiziye urumva njyewe naje kubabwira ikintu gikomeye kandi bose bari gufindura batumvisha ahandi uri kubyumva yego uyu Byiringiro mu bigaragara kuko ntago ari amafaranga akeneye kuri Garase barasangiye yaramwambitse nta kintu atamukoreye yego kandi yaramaje kuba divorce ni ukuvuga ngo umuryango iyo urimo wenda nk'abantu barindwi yego burya baba babizi ngo wenda bafite umubyeyi umwe babana barindwi baba bavuga ngo mama napfa uzatuyobora uzi ko uzayobora ahita yigaragaza na nyina ataravuga uti bana banjye uyu niwe uzabayobora yego uzabayobora bari kwigaragaza no muri abo gutya nta n'umwe bari aho ubuyobozi rero uyu Byiringiro ubu nka hano niwo uyoboye hehe hano turi kuyobora gute ni nk'umuyobozi niwe studio z'umuvugizi nge mwampostinze nuko nanjye ariko ubu niwo uyoboye kuko niwe ufite amakuru yuzuye ni urugero natangaga rero uyu Garase umuvugizi twagera hese urumva uyu Garase yiyeretse Byiringiro bihagije aramwiha aramuzi mbese baraziranye urese azi undi none no kuvuga ngo buri umwe aza ahantu yakora undi akavuga ngo mbabarira ni ukuvuga ngo rero Kabitera yasembuye ibi byose byasembujwe n'ivi ndagira ngo babwire inkuru ko kuzayigarukamo bizandushya nzahita nza mu tundi tu episode byasembuwe n'ive Frame yagize ute yateye inkuru zo zirahari wabyumvishe yego ive Frame yateye nibyo byateje iki impagarara ntago mvishe twatuntu ntuhuje kuki Byiringiro asakuje Garase aterewe ivi ntago ari Byiringiro asakuje 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 abagore ba Frame ibyo byihorere ntago ari go ego dufatire ubu ngubu hano ndi kuri Byiringiro kuko abagore ba Frame nta numwe wicaranye na Byiringiro ariko kugira ngo Byiringiro azasakurize Garase byatewe n'abagore baje gusakuriza Byiringiro kugira ngo Byiringiro ahandi yaramwezaga buretse kugira ngo Byiringiro asakuze ni ivi ryatewe agira ngo ni pranka abona bya bintu biriseri Byiringiro ndamuhamagara urumva noneho Byiringiro
aratangira arivuguruza. Muri uku kwivuguruza hari ibintu bibiri byatumye yivuguruza. Icya mbere yahise abona ko bari batunzwe n'abantu bahanuriraga, hakagira uwabaha ituro, ahita abona yuko icyo kintu n'ibibaye n'insengero zifunze nta kindi kintu, nta handi hanazongera kubyinira, nta handi hanazongera gukurira amafuti. Arangije atangira kuvuga utariko ngiye nkavuga Garase nabi nabona abafana, nshobora kubona abafana kandi nkanabaho, kuko Mary n'ubundi yaduhaga mu bivuye hehe mu cyumba. None rwa rugi rugize ute rurafunze, ndetse ubu nta nubwo social media imworoheye, n'abagore ba Ephraim dore babaye benshi. Imagination nyine nawe urayumva, uwakubita uyu mubare ko byiringira ukubita atarebye igihombo. Buri hari abantu hano muri social media bakora n'amapuranga benshi bakayakora bahubutse batabanje ariko mu kiganiro giherutse ari prank watwemereye. Yego, niba ngo ushaka kwirwaza ukavuga uti wenda aba diaspora bya byose bitewe n'inshuti mfite n'ikinyamakuru kizansura nshobora kuzakuramo nka miliyoni 100. Yego, ariko noneho ntuze gushyiramo akantu k'agakubo kavuga ngo ubuse Justin amenye ko nirwaje, ubuse Zekeri namenya ko nirwaje, ubuse Pastor Claude namenya ko nirwaje, zabikavaringana ko nanjye ndimo, ubuse Bobo namenya ko nirwaje, namenya ko bomboni nambara nta muntu n'umwe kuva yambaho uransura mu bitaro. Noneho kandi ashyizemo akabo mbone ni kabi kwitangira twebwe komereza urumva. Noneho ugahita usanga ese ibi bintu benshi bakora amaprank. Nk'ubu urabona Mutabazi ibereye muri prank ya divorce. Ira ni pranka aya mukigana namukoresheje ari seriye Mutabazi. Oya, ari seriye se. Mutabazi ari twese turaba YouTube. Mutabazi ari seriye. Mutabazi niwe wa mbere ufite ubwenge. Niwe wa mbere kuri iyi mihanda usenya ntasenyuka. Kubera iki? Kubera ubwenge afite. Kandi ashakisha ikintu cyose yakora akagumya akavuga, kandi n'ibinyamakuru bikamuhamagara. No nanjye mva yandagaye. Mutabazi yarenze n'urwego rwo kuba yaza yitegeye bibe bitana ariko bimuhe atege, sibyo? Noneho we yikereye content aravuga utari ko wundi uwabajugunya mu yumuri wa divorce nkiheraho ko ngewe ndi muri divorce. Urumva areba challenge n'abantu buri ari kwandika igitabo. Uri ari umwanditsi ngafite igitabo yashaka gusohora. Nuvuga ngo buriya yabaye n'umwenjeniyeri. Buriya nuvuga ngo ari gutwikira igitabo kandi noneho nibi nabyo ari gukora birimo igitabo biri no kumwinjiriza. Noneho twebwe turaho turi kuvuga ngo divorce, ngo pastor tishikira divorce. We no kuvuga ngo ni umuhanga arimo aradukuramo ibitekerezo byo kugira ngo azandike inkuru ye, none hazayisige kuri isi no mu gihe azaba atakiriho avuga uti mu gihe iki n'iki divorce yakirwaga muri ubu buryo, ndetse atume n'abandi bantu bavumbo. Uyu rero Byiringiro aratangiye agiye asebya Garase ariko yataka nabi. Barataka, yego, baragumya barataka, ari nako abagore ba Ephraim baza, ariko yirengagiza ko afite umwana yabyaye mu cyaro. Arangije anirengagiza yuko afite n'abandi bantu yateye inda. Banyarwanda nje naye niryamiye uriya wagiye kwiriza kuri Zaburi nge. Ninde waguhamagaye muri bariya? Ari Garase no Wase? Yitwa Wase. Wase nta telefone, sinzi niba arafite telefone. Arayifite man. Uretse gatoya rero Garase yarampamagaye. Urumva? Ndakumva. Amaje kumpamagara ari Garase ukwihamagariye. Arambwira ngo hari umubyeyi warimbaga iwacu Byiringiro yateye iki inda. Arashaka ko wamukoresha ikiganiro. Nuko twabivuganye. Hamwe muriruka koko. Arangije amushyira ku murongo. Akumva ni Garase wamuzanye. Erega kuzana umuntu none se wa adversaire yakwataka n'umwataka.
nese ko bivugwa ko ari akagambane kiwe wabikoze imbese ubikora Grace kubera ko Byiringiro amaje gusebya Grace. igihe cyose iyo umuntu ari kukwataka hano kuri social media ushobora kwitabara ari weho wiyiziye kuri kamera ariko ushobora no kwitabara ukoresheje abandi kandi ukabakoresha mu buryo bw'ubwenge ariko bw'ikinyoma nanone je yataciye inkuru mbona irimo views ndagumya ndayataka nyatatse nibonera amakuru ku buryo bworoshye urumva wabona umuntu bitereye inda yiyiziye ntumostinge se aho bavuze tuwite gushimwa mbere iriya nkuru narayatatse urumva noneho uyu mugore turahura Shabose ariko wa wundi kakana kandi bose nakwera gashatse yankanira akanyenyeri kakana kandi ko niko kanyihamagariye uriya w'Ikanombe uriya wabyiringera namwemera yego bango ariko nawe yaje kumwakana oya mu bantu yemera Byiringiro harimo ejo budi yari buretse ndaje nze wumva ndamuhamagara none harangije ibimenyetso byo kumwakana yenda muhamagara ikosa rya mbere Grace yakoze yego ni ikiganiro yagaragayemo na Pastor Claude ntabwo yari kugikora yaratinze nuvuga ngo Grace iyo abona ibi biki nk'umuntu ufite YouTube channel yagomba mugira iyo nama aranga akicara agasobanura ku bintu Roger yavuze byo kozwa amazi y'imirambo n'amabuye akabisobanura ndetse agatanga uburyo ku bakunzi abakunzi be bari kumva ukuri ndetse bakanasobanukirwa reka ngufashe ariko nanone kuko byategurirwaga ku kinyamakuru gikomeye reka ngufashe Grace aho yatindiye yaza kubona iriya nkuru ya Josiane igisohoka akabona bibaye zagara nk'abanbyinjiyemo yari kuza kuri kamera akavuga ati narabeshywe sinereta ndateretwa impeta nyivanyemo yamunangiye umutima yamunangiye umutima kuyangize kumukuramo ibihaha hari abantu bundi Imana igitera njonogo na zabawashi ikakujonogora ikabanza ikaguhumya ubwonko neza ntumenye ahantu uhagaze Grace yari kuza akahita avuga uti bakunzi banjye yego nakoze divorce nari nkeneye urugo nari nyiri muto noneho uyu Ephraim yarandambagije pe ariko nta makuru y'urugo rwe nari mfite impeta nyivanyemo rero kuko maje kubona yuko yambeshye yego ntabwo rwose narashutswe ndashukika ariko namwe mwabibonye bumva bare ndanashima Imana ko ingaruriye hafi ariko ndashima Imana ko bije bimenye ntarongera gusezera sibyo inkuru ne yari kubirangiye burundu naho ndari kuzajya naho ndibamamagaraga nareko ati mutuze noneho rero uyu munsi wa none igihari niki nibyiringiro uvuga uti sha nanjye meriwe ukuntu mwadutukishije mugasebye umurimo w'iki w'Imana kuko buriya tuje mu kinyarwanda cyiza kitarimo gusebanya yego ubu nimuyobora ndi umushumba wawe ndi umusambanyi umwuka uranyataka biroroshye kuzasambana kundusha jewe reka nkubwire reka ngufasha nk'umuvuga butumwa nanjye ndi umuntu evangelist ubisigiwe usenge wapana ku titire baragitwaza yaranyimitse iyo ntago amagambo tuvuga ari yagira uruhare cyangwa ubushobozi cyangwa imbaraga ku muntu umwuka uherekeje amagambo tuvuga niwe wataka abantu iyo uyobowe n'umusambanyi kubera amavuta ahera ku mutwe ubusambanyi bubatembaho iyo uyobowe n'umusinzi ubusinzi bubatembaho iyo abantu ubeshyi nuko nyine utyo noneho rero no kuvuga ngo biroroshye cyane nonaha Roger nta nubwo ari kuvuga ibintu byinshi yego ni n'umubwa mu gutegura ntagagisha inama kuko biroroshye niba yari gushaka kurangiza Grace byari byoroshye yari kuza akavuga uti by'ukuri bari abagore bose mubona n'abanjye utariko nibibateri ngiye naje Kigali ndi umusore ariko maje guhura na Grace uriya mwuka wangenze kubera ko Grace yarivuye ko babanye niyaza kuvuga ko nawe ntawe ari kubihakana ubwo nyine ndazimije
none ariko atangira kuzana ibintu nanone byo kubeshya kandi abantu benshi babona ko ari isebanya yego ndetse ariko hakabaho n'abantu bashobora gusesengura bafite imitekerereze bakavuga uti ibintu nubwo umuntu ari kubivuga ushobora kuko ari kubivuga atariko ariko harimo ikintu urumva ibyo birangiye aragenda atoza iby'abapfuye ukuntu bogaga ayo mazi ntekereza ko yabwiwe ko yarezwe asa nk'ucogoye ubuse muhamagaye ntiyavuga arongera arataka yataka ejo bundi ariko yatakisha diveriseri atari kugombye kwatakisha hari ahubwo hari ahantu yaramenyemo akenge ariko abitwara nabi akenge kuko Roger ibintu yakoze hariya ukuntu ari bibi icyambere yaraje abeshya ko akibana n'umugore we ese ntibabana oya aya aho ngaho nawe wibeshye barabana ariko se abantu uko ndi bubahe ibizi bitano ko naje ubundi ubona impoze inkuru nambaye ijiri kandi yambaye record offense urumva record offense murayibuka urumva nje nubona ni mu nkuru nambaye ijiri uretse nze uryo umenya ngo nje nakumanuka ni ikintu bita uretse nze wihamagara byirinjye utangishira iperereza oya ikintu ngiye gukora ntabwo ndamuhamaga abana ibyiri kuko uri kumwe n'umugore none nawe utuzana ibyo bizibiti bigaragara ko batari kumwe inkuru we azagaruke basi ayivuguruza waretse akinyuraguramo hano karibwo yaryo nsobanura abantu ako ndamuhamagaramo ntabwo mbuza birangije aragenda yaramaze iminsi abana n'uriya mugore yego bajyanye kwa Zaburingi none nkibaza uyu wase yego buretse ata Byiringiro yavuye ku mugore basezeranye yego asanga uwasuriye babyaranye kugira ngo abanza mwemeze kugira ngo abanza mwemeze ko amukunda bari komo agenda akarira avuga ko Garase yamubeshye ko babyaranye uriya mwana kamubwire ukuntu yatakishije anniversaire atari akagombye kwatakisha yego icyambere kwatakisha umuntu wiyiziye ubwe ako karadiyo ugashyira inyuma yawe urumva wiyiziye karankurura wiyiziye ubwe aho yego urumva akavuga ko wamuteye wamurongoye akavuga amasaha wamurongoreyeho agatanga n'ibimenyetso by'umumama wari uri hehe mu gipangu yego uri kubyumva ndakumva cyane noneho warangiza ukazajya kubeshyuza ya nkuru uvuga ko bari bagize ibintu bakweme my friend ngewe sindagafata ku buryo nagura inkuru iyo nkuru ubwayo nje nkayisesengurira n'ubundi abakunzi banjye bandeba urumva kingavuga turiya muntu mureba yatenda runaka utanaje bandeba kuko bemera ibyo mbabwira noneho arangije akora iryo kosa ryo kwatakisha Garase uwa diveriseri ikinyoma kirimo yirengagiza ko Garase nawe ari umuhanga mu kumenya amakuru ni ukuvuga Roger ahantu yakoreye ubugoryi ni hehe nuko yizeye abantu bari gutegurana ibikorwa nyamaze abantu bari gutegurana ibikorwa baca inyuma bakavugisha nde Garase nawe bitewe n'ibibazo yagiye agwamo agatelefone ke kariho gutya do buretse Byiringiro yataka bari abantu yanga bakoresha bari abantu bagaca inyuma Byiringiro bakavugisha Garase noneho ahndagaruka ku kantu gakomeye yewe we ni gute Prezili asamira hejuru byihuse inkuru ya Garase akanatekereje ngo yanarize icyo kintu akanayitegura neza akanayikarabya barampamagaye ndanga urabizi kugira ngo asebye nde umukozi w'Imana ya hostinze ahubwo bapiki tuzakigeraho mu ijambo bari bwumve Garase yambwiye yarambwiye ngo hari ubukwe ngiye gukora reka mbanze nimara gukora ubukwe nzambara ipantaro njye mu kibuga tukine ndahimba ibimenyetso ubundi imiceri igiye kumeneka hano hanze ari imiceri iraririye kuri social media ubu agacano kanjye kazamonetize byayo
ubu hari inkuru izaza igahindura monetize wumva ikibazo yakaje intembe urumva noneho ako kantu abantu baza kukibazaho nako nimba koko mudukurikirana munadukurikirana waretse nkamena umuceraho oya buretse nibwira abantu uyu wumene kanamubitse uyu Prezire asamiye inkuru kandi we yiboneye kumaca n'umuntu azavuga ko Byiringiro yamuteye inda ariko yemera kuko Prezire kunzi wowe kuri Zaburi cya wanasabiye ubufasha ubu none handakize ku buryo nagura inkuru Byiringiro nize views zimurimo zatumugura ko yateye umuntu inda yego nawe abitekerezeho uyu Byiringiro rero yego arashyuha cyane Garasi ajya gukodesha ibyuma amaje kubikodesha urumva hari ibintu bari bazi kubwo ibintu bisenyutse bantu bashobora kubifata yego nyine wenda bakabyayamo sinamenya bo kabanze nishiriremwo ibizibiti ndashaka nganga Garasi ndayibonye fodasha shiraho twiyumvire barakoze ko ntapfuye kuba ntarapfa YouTube mana we muzuko mbivuga Imana ishimwe ko itanyishe iyo mpfa mbere ya YouTube nari kubabara Imana ishimwe ko ugiye hatwitse ishanje gupfa mbatwitse bantu be nzatwika ryari wotsa tutuntu ubu ngubu nimfa ku munsi w'urupfu ibinyamakuru nzaba mpari kubera nzabitunga kuri uwo munsi bazajya bacamo bene utu tuntu byose bizajya bivuga ijambo rya nyuma Justin avuze kandi nzapfa neza ndakwane ewana gusa nyine umuntu ari kuvuga ku rupfu atarapfa wayumva ari sawa ariko uri kumujwigiriza usemere kuririra warikinnye vuba tukagenda ko umuriro ugiye gushiramo kingira batire ebyiri mana sorry nari nsebeje umukunzi wanyu angize ngo acikizanga twararyumvisha iryo ako irya Byiringiro se kuri taje bavangiye inkuru egereza neza yagiye kuvuga ubugoti nkaburiya
ninde bari kunsebya nawe bagenda bagusebya kugira ngo nibansebye ntibabikora uko babishaka birabareba nta n'inyungu birimo kunsebya kuko iyaba ndi n'ukoze nabwiwe banana narigemo kubwo ubugozi sinawe gukora ibyo nabwiwe bakomeze banyamamaze n'akazi kabo oya ikibazo ni uko we giti ari kugaragaza ngo hari icyo ngo bakwemereye ikintu bakwemereye ariko banyemereye nimba narajyanye ibyo byose ngenda ndigo nari kwandikira muri mesaje yewe niba bitewe n'ikisi nari mbonye ngezemo nuko batagiye kunshyikirana naravuze nti kandi impamvu nanabiguze hari ibindi nari ngendesaba kugira ngo poshe batangiye kugira ngo ninzire kugira ibinyamakuru se batatuma ahubwo mvugana byinshi nibambabarire cyane njye nabiguze navuye nifite amafaranga nagenewe ugomba guhabwa urumva maze hari ayareza wabona dore nuko ivanganya nakigufite ngiye twaranabivuganye none se amafaranga wagenewe ni garante wayakwemereye ni umunyamakuru wayakwemereye ayo mafaranga wowe wari widepanze uvuga yaravuye hehe idepanze mvuga ko ari abanyamakuru manu wenda sinzi nimba narakoseje ariko nidepanze mvuga ko ari bo bazayama ndavuga ni reka nitegereze bitewe nari nibereyemo ndavuga ntabwo najya kongera kuri ibyo ngo mvuge umuntu nanone mvugure udavuze nabitinyuka none se ibintu wavuze hari ubwo igihe wabigushyiragamo none amakipe ushaka kuyagumamo n'ivandi urumva atari ikibazo koko uzi kugira ngo umuntu akwandikire mesaje niyo ngiyo udashaka kuvugana nawe rero ndabizi uwo mugabo ndanamuzi ageze hano njya mubona ariko sinjya mvugana ariko biziranye nawe aziranye no kwabazana none se uti wa undi wari uyoboye bari kunterera ivi ariko ubundi si nawe ni nawe ntabazi se ngenekereza ari we kuko njye mubonye kuri whatsapp ko nagize ishyaka ntitasanga no kuri whatsapp yanyandikiye noneho arangiza aravuga ngo urenda kwiyahura se hari ikintu nakwemereye nigeze mbigura mu buzima bwawe nta bibazo mfite byatuma ko nakwemereye kukuba mukomeze mwumve hafi kandi ko ntabikubwiye naroze ubwiwe mutarabyarana waba usanzwe uri hafi nta buzima mfite muri aka kanya bwatuma niyahura kandi nihaza niba bituma niyahura bizarobeye reka ubiyame mana yanjye ubiyame bagushyire hasi ubwabo niba bari gushaka amatiku bagushyire hasi babanjire hasi ubwo bugabo bahumure ibyabaye byarabaye byaranarangiye nta bindi ndaba ko bakomeza no kwisubiramo ngewe uwafashe ngo rikodi yewe ufata rikodi ngira telefone n'ubu telefone yanjye sinanze mukazi sinagize muri telefone ye gusa ndafata rikodi zawe ngendo zifata se zimariye waba ufata hari izi zirimo hari rikodi mbi n'ubundi waba ufata zirimo ubundi nagufata rikodi ngewe mfite nawe cyangwa njya gufata amarikodi ngewe amarikodi cyangwa haba ifitanye ngambana nawe hari ikibi ngambana nawe kuburyo najya gufata rikodi ibyo navuze se tubaza umutima ngo ni urugamba nyine bashaka ko wenda nawe winjira mu bintu by'amagambo ubihorere bayasibe ntibashaka abantu bayirangiye kuko bashaka bayasibe n'ubundi bwaba komera nta kundi azategereza koko babibona uyu niwe wajararira ati bamenye amajwi ahari ibi byaganirijwe mbere yuko ajya kurira ntiyari azi ko aya majwi y'ijisita yafite ndababwira ngo nimugumye mwiririshwaho nta kibazo kanigire kwa sabiyusi wisumbiyusi tuzaba tugarutse tuzaba tugaruka ibyo ngibyo ndaza ndababwira uti rero mwikwita ku bantu barira my friend gusa uyu mumama naramugaye uyu mumama uwasa kujya kurira amarira y'ikinyoma ako yararize kamanze numvisha abantu ko byiringiro yataye umugore buretse ndabivuga
biraramini watara hariwe Yesu kanumve neza Bisi. bibanze bize neza abantu bavuga ubundi amakuru yanyu abantu baba bavuga ngo shiste ngiye mukore sabusu iyi niyo cano yonyine usangaho amakuru ngaho rero nzi umudamu wawe nagiye kumureba ndagomba cyangwa ngo ngende murebere ngo yari umutetsi na bunyawari ndetse nyine sinabonye ahari njyewe ubwanjye usha mwansha ngo twubatse ni amaherezo n'indi ubwanjye yambwira ko adahari mutagiye mutagikeneye ngo kubana nanjye uko nguko nuko byagiye ahantu ndahita amena umuceri kugira ngo murebe kuko nta kintu abonye n'ubuyobozi bwamamagaye hari ikibazo afite rero ntagira ahubwo ikibazo hari ibintu yambwire numva mu gisobanuro cyane ukuri mushuti wambabarira nimba koko ari byo nimba waramusize usaba waramwemukire ntabwo reka mbyiteguye uwazize umuntu ntawe cyane mwana mupenzi wawe ntameze kugira ngo nawe ntameze mu baturage rero nagiye gufatisha filime rero nagiye gufatisha filime reka nze mbanze nibura ngende mugereho Barinango Sima. ndaje ngende mugereho bose magero wakizemo neza none byari n'aka kazi kari kujyamo kavamo gakure umva nyine weho ndaje ngende murebe nigerayo noneho nibura tuvugane ngewe nawe uhari urumva tuvugane muhamagare ngewe muhamagaze amayinite yanjye hari ikibazo reka mbwire mwana ngiye naba narataye naragitaha ngewe mbona ama-SMS mu kanya ndagura amayinite ndafata ama-SMS asanzwe yanyandikiye ngenya koherereza mbere yuko ujya kuvuga ngo uramamagara mu buryo umuntu nambwiye ngo nta mugabo wundi wafashe umwanzuro wo kwitahira ngagiye iwabo none rero nawe azi aho nagiye azi icyajyanye uwo muntu neza nzahora ngiye mu mukino mwana kandi nzi ikibazo cy'amase wenda wambwiye ko wavuganye na damuru umugambi yabo amabona mugana we mukajegera urumva karimo kugenda kajegera kanze gufata urumva Iranahagije. uretse ariko umuceri umere neza njyewe n'udukarone duke ubwo rero mushuti wanjye nibura ntajagaraye ntaza kuza kukuvugisha wenda habaye hari ikintu wakora mukavugana bikarangira ibintu byose mukabishyira hasi nabureka mubwire uzi ubu naho mwagenda mukavugana agakomeza ategereje afite icyiyumviro njyewe niba ashaka ko ngaruka mu rugo ntateranye iwabo ateranye iwacu ateranye n'abantu bose y'amagambo bose ntarangiza ubundi ansaba imbabazi atari ibyo ngibyo akimize nanjye kibazo kimize nanjye neza menya yuko umugabo iyo asize umugore twe turamwirongera tukamuha amazina turamukora tukamuha
YouTube Shaka mfite mwana rero ugize amahirwe yo kubona umugore ari boro muri bamfite ntabwo bakunda kabone ntabwo bakunze babona agaciro agaciro kuko yawa mwana ukari ariko mwana wumva mwana reka mubwire ubundi Karoli none kunajyaga tubwira kera wa musaza muri Karoli unazi bana tudakomanya amahembe buri wese agira iyi niga urumva kuri kumugira inama arezana pe noneho rero nimba buri mutima wawe umeze ukwawe n'uwanjye umeze ukwanjye ariko nanone uko twabana kose ntitwareka gutwara uje nawe we urumva noneho ngo icyo nenda kukubwira nibura wakwihangana nibura ukagenda kugira ikintu mupfa nicyo mupfuye mukiyunga nimutahakanyemo abo bantu nabwiye umugore ko niyajya kuntorera abantu nanjye nzamuha wowe aracyari mushyashya ukimara gukora icyo kintu ubonye umugore arushoboye ariko agaciro kamubwira nubwo ni mushyashya muri byo icyo mpa agaciro ni uko wowe ubwawe wahamagaye ukanyitabaza nk'umuntu ufite inshuti ukavuga ngo ngira nubwo urabyari nyizeye ntabwo byari ukugira ngo urohe cyangwa uvuge ngo ufite cyangwa uvuge wizeka kandi uvuze akantu keza uvuga ngo ubaye uri umugabo ngo umugore ngasazana ikibazo ngo mu bantu ndakazazana abantu mu kibazo utangariza ko hari igihe njyewe yataze nka saa tanu nkamuvuga nsanga irondo ry'aho twari dutuye rwose uko ryakabaye iwanjye bagira ngo bajyane ngewe ngo ndamuhohotera kandi nta n'ikintu mba namugize rero ubona akantu kamwe hari ijambo wambwiye na n'ubu ndacyarizirikana ngo ndi mushyashya mu bwari reka mbe ngende nganire nawe mbere na mbere mbere yakubwiye mubwire ibi ngibi umubwire niba nkabubwira ko urumva noneho nimba koko hari ibyo yavuze kuri mubwe abisabire imbabazi nako yimereke turi gushaka naba akabyemeye nanjye ndakuramo akanjye karenge kuko byatangiye bavuga nawe n'impamvu ibintu cyacu ubwo nshobora kuvuga ngo wenda ni we mubi wenda ari we mubi niko bimeze mwana wowe uretse babanza mashini yanjye yitabye imana uretseho gake ubwanya nigera ndi buze kukubwira Byiringiro yataye urugo nkubwira itariki yaruviriyemo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 yego uyu munsi turi 24 n'ibyo noneho ikintu kibabaje saa 10 buretse mubwira isaha yihagurukiyemo mbeko nanjye rukuyabigize mu masaha y'isaa 12 hashika saa moya saa 12 n'igice pe ndazi tuvugira hari koreba hano gatoya diri yarambwiye ngo mufashemo ibyo nibyo urumva uri kumva rero ikintu nakubwiye abangaba nibo bari gukina imitwe aba diaspora wambabariye biyambaje tugisoza tukava ntituzakigaruka ubwo byirinye akazagaruka we yisobanura ndetse tukamunyomoza nkamubaza ngo uri kumwe n'umugore point uvuga nta cyazo ngo arimo ngo ikintu nabwira abantu abandi bo bicara ku mbuga nkoranyambaga noneho urubuga nka Zaburi nshya twese twubaha
Brezil nawe ubyumva neza Brezil. noneho umuntu ataye umugore ararwaye my friend arimo aranaburara uri kubyumva neza iyi ni indi episode ngiye kubazanira katwumve ko ariko Brezil noneho abantu bakaza ibintu byose murabyumvisha agapango agateguro n'ibiki noneho ugasanga abantu baraje bacuritse abanyamakuru Brezil afitemo inyungu ki icyo kibazo Brezil wiwe biriwe neza bugo none byiringira ikibazo nshaka kubaza yego ubu ndi mu kiganiro okay ubu nguri mu kiganiro yego ko biri kuvugwa ko waba warataye umugore nanone bwa kabiri ubu utari kumwe n'umugore nibyo cyangwa si ni ijambo rimwe gusa ntabwo ari ibyo kuko nagiye kugenda twabivuganye kuko ndi mu kazi nta n'umuntu utazi koko ndi mu kazi kandi nanavugana nawe nta mutima mubi n'umwe urimo uri mu kazi wowe wavuye mu rugo ugiye mu kazi ntabwo wataye urugo navuye mu rugo ngiye mu kazi arampakingira nta n'amafaranga nari mfite yo gutangiza bitewe n'akazi nari ngiyemo ko urumva niba umuntu aba ahantu yitunze bivuze ngo nagiye twabivuganye mpakinga imyenda ni nayo wampakingiye mpaguruka mu gitondo ngenda ntanishimye ariko kubw'akazi nk'umuntu w'umugabo ndagenda njya guhiga ariko ntangazwa no kumva ibintu bigenda bivugwa ngo ngiye ngo nataye urugo icya kabiri umupangu wawe na wase wo kujya kwandagaza Grace yivuguruza mu byo yivugiye ubwarira byura bivugaho iki ko dufite amakuru kari agapangu kandi Grace twifitiye ibihamya avugana na wase abihakanira njyewe rero ntabwo nigeze mpangana na wase nta n'igihe na kimwe mirukayo urimo kunyumva utararenga uko bivugwa ko muri kiriya gihe wataye urugo rwawe ukajya kubana na wase ariho mwapangiye biriya byose no mu kiganiro agira nta gihe na kimwe ngewe nigeze hashize n'igihe kinini cyane n'abantu bo muri karitsiye iwabo yo kwa wase kuva wase yatwita nta gihe na kimwe nigeze njya kwa wase nta n'umunsi n'umwe nigeze njyayo noneho n'ikimenyimenyi nta n'ubwo bwo nigeze urumva ko banavugaga ko umwana ari uwanjye nta n'igihe nigeze njyayo njya kureba umwana kuko ntabyo yigeze ambwira icya kabiri icyo gihe cyose gishize tunasenga nta nubwo nari narigeze mbona umwana kuko urumva yuko yazaga agasenga nanjye nkasenga tukikomereza kabiri ntabwo njyewe nigeze njya gupangana na wase kuko igihe zarashize nyuma yaswaga ya Debora haje ya wase afata umwanya wo kunyandikira amamesaje ndayafite urayafite amamesaje yes amamesaje ndayafite nari nanagiye no mu kazi arambwira anyandikira ambwira ati ndakwinginze ndashaka kuvugana nawe ndamusubiza ngo nta kintu mfite cyo kuvugana nawe ahita yandika amamesaje arenze angahe no mu kiganiro amwe n'amwe nakoze kuri za burica hamwe nabo narayasomye ansaba imbabazi arambwira ati ushaka ukuntu uzikuzaho umugayo ndamubwira ati ngewe ntabwo icyo ngewe nakwikuzaho umugayo sinze wowe ugiye kuri kamera nk'uko n'ubundi mwagiyeho mukankuzaho umugayo abimbwira donc yamarije kuvugana nande na Brezil ndabimubwira mbimubwiye ahita avugana nawe bisa nk'ibirambuye bihita bibasiriye baravugana ngewe mvaho nari ndi mu kazi nanahageze bwije cyane bananegereje ukurikiye ikiganiro neza bitangira bavuga ngo uyu mumama uyu mukobwa amaze umwanya muremure agutegereje ahangaha ni iki cyagutindije nuko nari mvuye mu kazi ubwo mbese tutatinze biravuye kuvuga ko wataye urugo si byo ahubwo wavuye mu rugo ugiye mu kazi navuye mu rugo ngiye mu kazi ntabwo nigeze n'urugo rwanjye urakoze cyane byiringira akazi keza
Nirirwe amahoro y'Imana abane namwe. Bye. uretse gato Bye. ase wakwitoza inkuru nk'iya Mutabazi. Mutabazi ni gukora amasaha abiri urumva Cyapa yikorera inkuru pa hano mu kiganiro mpamagara uyu mugore simuvuge ko ndi mu kiganiro mbizi ko ubwabyo bigize icyaha ariko impamvu mbikoze ni amagambo umugabo avuze mw'abantu mwe mudukurikiye urumva niyo mpamvu mbivuze kugira ngo ataza kwikanga uri kubyumva neza uyu ni Byiringiro ufite ibinyoma bingana kuriya uyu ni Byiringiro ufite ukuntu akoropinga abamama uyu mumama babanye ejo bundi reka nkubaze ikibazo ari mu kazi abonye umwanya wo kujya kuri Zaburi yabuze umwanya wo gutaha iwe Gasanze ese undi ataha i Gasanze ni Gasanze bimutse ryari nuvuga ngo akimara kumuta cyagiye ku nshuro ya mbere yego agarutse bahise bimukira Gasanze ubwo rero yavuye mu rugo ku itariki 5 ko nakweretse ikimenyetso yego nyine icyo gihe muri ya majoro nyine bahise bimuka umugore kuko yaravuze ntabwo twaguma hano kuko tumaje kwagirira iki igisebo yego ngo uyu mubyeyi afite igikomere nta biryo ararwaye jya mpamagara mureke tumusure njyewe mpamagara yarambwiye ngo arinda gupfa noneho amirijwi anyemerera ko narikina mu kiganiro noneho ngiye kuko hariho izindi nkuru yego ntabwo umuntu ajya ahuza inkuru yari impaye igihe nari ndi kugira Rubavu yego ibyo twaganiriye arambwira sinshaka ko bijya kuri kamera ntabyo nashyizeho kuko yari azi ko nakoze ikiganiro nijoro saa 4 z'ijoro bishatse ngo oya mu saa 4 saa 5 cyangwa ngo uyu muntu wavuganye na Byiringiro niwe wa transfer ijwi ayihereza ku mugore umugore ari guha ntabwo umugore ari we wari my friend ahubwo ngiye nakoresheje ubundi buhanga bwanjye kuko umugore aramaje kumbwira ko ibyo tuvuganye adashaka kubyumva hehe kuri kamera kandi n'uburenganzira bwiwe nakoresheje ubundi buhanga bwanjye vungurira ijwi n'ayandi ngifite n'utundi turetere n'uduki juste reka ngusabe ikintu njyewe kimbabaza ni ukuntu nk'abawase baza bakarira mbabarira Byiringiro yaravuze ngo sibyo hari abantu baza muri commentaire banza mvuge kino kintu bakaza akavuga ngo tuba turi mu matiku ariko ushyize mu gaciro mubazo udukurikiye uyu mubyeyi aramutse ari umukobwa wa nimba uri umubyeyi aramutse ari mukuru wawe ukumva umugabo yamutaye kandi umugabo agenda avuga ko ari mu kazi ari no muri ubu bunyanganyanga nk'ubu wabyishimira we noneho uretse Byiringiro yavuze ngo Debora ari hehe nanditseho Debora ngo ukira Debora my goodness si yavuze ngo Debora ngo yamusabye imbabazi umuntu bamumenye mpamagarire na Garasi n'ahandi ari ungiye Garasi nawe ntiyanyita kumumpamagarira ngo ndamuhamagara iyi nkuru tuyive mu nzira ntabwo iri mu nzira yatangiye Debora ntiyitabye mpamagarira Garasi ubundi umuntu kugira ngo ubone ko atitabye umuhamagara kabiri ariko yaba yari ari nko ku irembo akajya kuhagera icitse hano iruhande rwanjye hari abasore batagaragara Debora amakuru Kadebora aveho ndi mvuge mu kiganiro umeze ute Byiringiro ko yatangaje ko wamusabye imbabazi warabibonye warazimusabye se koko warapfukamye maze twahuye uriya mugabo wo guteka mitwe w'umunyabyaha ahuriye arambeshyira abana ibintu by'uriya mugabo sinuruka nawe sinzi n'uko ameze ndetse nta n'ubwo nzi uwahawe Debora ko nkora ikiganiro wari uhari n'uwasahari
ndagira ngo ubwize abantu kuri kose ni ukuri, ntubeshye nubeshye Imana iguhane, ntizana kubabarira. Nigeze hari ikintu n'iki na kimwe nigeze nkwemerera nzaguha cyangwa nagoye kugira ngo uze usebye byinshi? habe n'igiceri cy'icumi, habe n'igiceri cy'ijana, habe n'atanu n'ikintu ugeze umbwira igihe wakwihamagariye. nta n'ubwo yagutegeye. Umumama wari uhari uriya ntuza umwe waje uhobera umwana we ngo asa n'umwana wawe, hari ikintu wabonye muhereza? nta na kimwe wamuhaye pe, habe n'igiceri cy'icumi nta n'ikintu wamuhaye habe na kimwe. Rero baragiye bakora ibintu by'ubutekamutwe, bavuga ukuntu ngo umwana atari uwa Byiringiro. Ntangazwa n'uko uriya mwana nta n'abandi urasuhuza, warahageze uravuga uti uyu mwana asa n'umwana wanjye. Uriya mwana ni uwa Byiringiro, uriya mwana ni uwa Byiringiro. Kuko waravuze rwose unarira cyane ngo mbega umwana usa n'umwana wanjye we. Uriya mwana ni uwa Byiringiro, arasa n'uwanjye, ni uwa Byiringiro. Biriya ni agatwiko, biriya ni ukubeshya, ni uwa Byiringiro. Biriya bintu yavuze ko wamusabye imbabazi, wagize gute ko afashe umwana wawe? Byiringiro ajya afashe umwana wawe koko? Yiyamye habe n'igiceri cy'icumi, ahubwo nzongera kumva avugagura amagambo, aho tuzahurira njye nawe n'imbere. Habe n'igiceri cy'icumi nta kintu cyenzi, yamye agenda abunze umunwa we, njyewe habe n'ikintu cyenzi na kimwe. Kuba wava mu kiganiro wigeze ucatana Byiringiro cyangwa ngo muganire? Nta na kimwe, nta nubwo nigeze nshata nawe. Isibye cyagiye mpamagara mutuka mubwira ati ndamwanya kugenda nsereza mu magusabye imbabazi. Niba uko nyine namuhamagara uvuga ati ndakwiye kugenda uvugagura amagambo mu bintu by'ibinyoma by'ubuzungu. Debora kangushimire. Umwana yagiye ku ishuri? Ntabwo arajya ku ishuri, ntabwo arabona ibikoresho, ahubwo wansabye ubufasha. Saza mu kiganiro. Wazongeye ukakora ikiganiro wenda ko ari igihe wahura n'umugiraneza koko? Oya, kandi ko nzaba nawe kurya ubwo nyine njye ntabwo nshaka kujya muri ibyo bintu, bikaba ngenda nakiriwe, ntabwo ibintu nk'ibyo njye mbikunda. Wenda hari umuntu utwumvishe, aratwumvishe ahise amenya ko umwana wa Debora atarajya ku ishuri, atarabona ibikoresho. Basi se uzi ko ibikoresho wabonye yo kumwandikisha? Ayo kumwandikisha yo ntabwo nabonye, wese waba utabona ibikoresho ukaba kumwandikisha. Ariko nkubwire inkuru nziza nanone, papa we ngo yabonye akazi. Yakabonye he? Yarakabonye rwose, ushatse wakwiyambaza inzego zigategeka se akajyana umwana ku ishuri. Yakabonye, arabeshya ngo nguko. Ariko byo wasanga anabeshya akazi ka Byiringiro. Uriya arabeshya n'umutekamutwe mu munyameshi, mwana yanjye arabeshya. Nimero ya Debora ni iyihe? Kuko hari umuntu wadukurikirana ku kuri Nyako no ku muvugizi yarangiza akavuga uti kangurira ikayimwe umwana. Ni ya yindi yanjye iri kuri WhatsApp. Nayivuge. Ni iyihe yivuge? 079 ibikoresho nanga ubundi bisaba nabyo ibikoresho no kujya kwiga nanga birasaba ngahe yose hamwe. Nimero ni yawe. Rero birasaba ko ubaza naho umwana agomba kwiga, dore n'igihe kiri kugenda, ukamenya ngo minerevare nangahe, ibikoresho akeneye nangahe. Gusa nk'ubu sinari ngiye kumuremera ariko sinzi ngo nangahe. Sawa rero reka tugushimire. Baretse nkitahira mwana. Sinsigaje se umuntu umwe. Bindeze. Garazi. Shaka umuhamagara. Tumubaze iki? Tumubaze iki ko twashyize muri kode? Sinari ntitwamwihorera. Nta n'icyaha afite. None se abantu ntibabyumvishije? Njyewe nanababwiye nti mujye muntegereza, ariko ntajya mvanga utuntu tw'inkuru, mujye muntegereza. Muntegereze mbanze ntuze. Wowe urabona
duhuje n'utwo nari mfite turiya tumesaje twanjye nawe na turiya tuboro n'uduti buriya kandi nakweretse hasi ahubwo nagize ubwoba ko kaba atarake. ni ukuvuga ngo umugore wa Byiringiro ubuze ikibazo arimo kwibaza ngo nabona divorce gute. Biroroshye gute ko divorce nayo isigaye ari akandara? oya byaroroshye Gute? ahubwo biroroshye. ahubwo leta izadukorera akantu k'agafomo rwose abadepite mujya mwicara mukiga kuzasinya kontari bizadukora akantu k'agafomo ku buryo umuntu azajya ajya nk'uko dukura amafaranga kuri banki, umuntu ajya akuremo umugore cyangwa umugore akuremo umugabo divorce birarangiye. ubundi mwabona divorce umunsi yatakorwa divorce ibihumbi utabara zose pfu urugomba muri telefone ukandika 5 divorce kabira abana umva abantu bahita basiribateye nk'uko uvana amafaranga kuri mama yasubizaho ifu nta rugo n'urunaro cyaya ibyo byera biroroshye wenda birageze niba bikore nk'uko ujya kwaka icyemezo kwirembo ukajyana indangamuntu nkakuriya usaba icyo gusimbura irangamuntu ukishyura ukakibona utavuyeho. niba bikore tubibonera aho ngaho kw'irembo urebe ibintu byaba imperuka yahita yaba mu ngo nta rugo na rumwe rwasigara ntabwo ntarwo abantu Perezida reka bariwe mbanza nk'ubutumwa yego umuhe dusobaza twitaye areke kwishimira ibyago bya bagenzi be anabishiramo imbaraga. yego birashoboka ko hari ibyo yaba yarapfuye na garasi ariko yere kwakira n'ibihuha abantu bapangiwe iyi voice urayumvisha. iyi voice yabaye imbere yuko bajya kwa Perezida. yego uyu nguyu ntiyarazi ko ari gufatwa iki ikodi. nanibutsa abantu ko ubu nshaka ibyo navuze mu kwa mbere nabibona cyane bitewe n'iyo biri buyohe. mbwire Byiringiro rero nagerageza abo umugabo uhamye umugabo sha nabo umugabo uhamye ahitemo. nimba waragiye mu mategeko ugasezerana n'umuntu akarwara akajyanwa n'abaturanyi kwa muganga nabwo baje kumuha agakoma uzi ko hari umuyobozi wa komanzi zabibereka byose akagenda akajya guha Diane igikoma Diane atabasha guhaguruka. ese ubwo uravuga hano ngo njye nabibwiye abantu abakobwa uravuga hano ngo uraza kubeshya abanyarwanda ngo umugore ngo arabizi ko yaguhambiriye simuhamagaye niba byumvise. niyo mpamvu nanze kuvuga ngo ndi mu kiganiro kuko azi ko amajwi ya mbere ntayakine. uranabizi ko nta n'akantu njya njugunya nako atibwira ko nanayasibye. Juste sezera abantu ari muri anoza message. Imana ibaho umugisha abantu mudukurikirana, abantu mwayobotse garasi mumureke ibyo gutera ivi nibyo nge ibyo gutererwa ivi nibyo nge munengana n'izi saha. noneho na nyuma bibaho urumva yaduhaye urwaho. yego nibyo bintu munenga kutamenya kubwira abakunzi be icyo bakeneye. Ako nyine namugiriye iyo nama arangarana nyine narayimugiriye. ubundi iyo umuntu yiyumva ku bitekerezo bye ari byo biba biri hejuru igihe cyose akora amakosa azamushyira mu ntambwe 18. amugiriye iyo nama aranga. rero abantu babwire ngo murakoze cyane abantu mwari mukurikiranye iki kiganiro cya Rakasa Mutwe amasaha 2. Bye bye, nari kumwe mwari muri kumwe na Bobo ndetse na Pastor Justin. Nakagaruka mukore subscribe kuri Nyako ndetse n'Umuvugizi TV. Ciao ciao.